Bakunzi ba Dosi TV turabashuhuje, babyeyi, inshuti, bavandimwe, banyeshuri, nizere ko mwatangiye neza umwaka w'amashuri. Ndabona abana baravuye mu biruhuko bishimye bashaka kwiga. Nizere ko rero tuzakomeza kubana muri iki gihembwe, tugakora ibishoboka byose kugira ngo abana bacu bazarangize iki gihembwe neza batsinze, kuko icyo umubyeyi wese yifuza kandi n'icyo umwana wese yakagombye kuba yifuza, umuntu wese yakagombye kwifuza gutsinda. Uyu munsi rero nk'uko turi mu ntangiriro z'igihembwe, nifuje ko tuganira n'ikintu cyerekeranye no gusoma ku bana bacu. Mubona ko abana benshi muri iyi minsi ntabwo bitabira gusoma, ndetse benshi usanga batasoma neza, bityo ugasanga biba n'ingorane ikomeye mu buryo bwo kubafasha mu ishuri, kuko umwana utabasha gufata umwanya wo gusoma no kugira ngo abashe gukurikirana amasomo ye neza usanga bimugora. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ngingo ivuga ngo mbese nakora iki kugira ngo mfashe umwana wanjye kwimenyereza gusoma. Gusoma ni ibintu by'ingenzi cyane mu buzima busanzwe. Amakuru yose tubona, ibyapa, inyigisho, amategeko, ibyo byose kenshi tubibona biciye mu bintu dusoma. Bityo gusoma bizasanga ari igice kinini cyane cy'ubuzima, kuko kugira ngo umuntu koko aba ajijutse nuko aba ari umuntu ubasha gusoma amabwiriza yahawe cyangwa ibindi bintu byose abonye. Ariko no ku ishuri burya umwana kugira ngo abashe kwiga neza, byanze bikunze bisaba ko aba azi gusoma, kuko kugira ngo abashe gusoma note ze, asome ibyo bamwigishije, ibyo byose bisaba ko umwana aba azi kugira gute, azi gusoma. Murumva rero gusoma ni ikintu cy'ingenzi cyane. Uyu munsi rero ni gute nabasha gushishikariza umwana wanjye kumenya gusoma? Ese umwana ufite ibibazo byo gusoma ni iki nakora mu rugo iwanjye ngo mbashe kumufasha? Uyu munsi nongeye kubategurira ingingo twakoresha tukibandaho, tugafasha abana bacu gusoma. Ukajya usanga mu ishuri bitabagoye, ariko no mu buzima busanzwe. Ibyo rero kugira ngo tubashe kubigeraho nuko gusoma bibanza bikaba umuco. Ingingo ya mbere duheraho ni uko kugira umwana abashe gusoma, ni uko agomba kugira ibyo asoma. Niyo mpamvu nongera kubasaba ngo mu rugo iwacu twongere tuhagarure ibitabo by'abana. Hari udutabo dutoya twandikwa na za edisiyo Bakame, hari udutabo tw'utunyamakuru nka za Hobe, twakuhaku two mu Gifaransa, natwo sinzi na tukibaho, ariko n'utundi tunyamakuru twose twa bande desine zo mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ni utuntu dufasha abana kumenya gusoma. Uyu munsi ndibanda cyane gusoma ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko umwana we yamaze kubasha gusoma Ikinyarwanda, abasha no kugenda asoma n'izindi ndimi. Ese ubundi tubande tukarebera hamwe ni ibihe bintu byiza byo kumenya gusoma? Dufashe nk'iby'ingenzi, icya mbere, kumenya gusoma bigufasha ko ubasha kumenya ibitekerezo by'abandi, bityo nawe ukaba wabasha gutanga ibitekerezo byawe. Gusoma bigufasha kubona amakuru. Gusoma bigufasha kumva amabwiriza wahawe. Uko ugenda usoma ufata ibitekerezo by'abandi, niko bigufasha ko ibyawe nabyo bigenda bitera imbere, ndetse bikagenda bizana ikintu cyo kugira icyo birema mu mutwe wawe. Ushobora gutangira gutekereza, kugira ibintu ukora ku ruhande rwawe, ariko ubikura ku bitekerezo by'abandi. Gusoma bifasha umuntu burya kwitonda ndetse no gutumbira intego. Gusoma burya binadufasha ko ubwonko bwacu bugumya gukora neza butibagirwa. Gusoma bigufasha kugenda umenya ubumenyi bwinshi, kugira ubumenyi bwinshi ugenda ukura ku bandi mu bitekerezo by'abandi. Gusoma nanone burya bidufasha kubasha no gutekereza. Gusoma rero burya kugira ngo bigende neza nuko bigomba gukorwa bigushimishije, ahubwo atari ibintu baguhatira, ahubwo bikaba ari ibintu wumva ko bigukurura, bigushimisha muri wowe. Umwana wawe burya kugira abashe gusoma nuko azaba afite ibintu bimushimishije ashaka gusoma. Udukuru, utunyamakuru, udutekerezo, utwo ngutwo rero utuntu tumushimishije, tugenda tumufasha ko agenda agira ubushake bwo kongera gusoma ngo yumve
uko icyo gitekerezo cyagenze. Mu gusoma rero burya habamo ibyiciro byinshi, ndetse n'ikintu twakagombye gutangira abana bacu bakiri batoya. Kuri ba bana batoya bari hagati y'umwaka n'imyaka 4, burya yakagombye gutangira kumenyera inyuguti, wenda atanagenda abihuza neza ngo azimenye neza, ariko akagenda agira utuntu agenda abona. Ushobora gukora udukarita turiho inyuguti cyangwa utundi tuntu, ubona nk'aka kantu kari inyuma yanjye hano, ni akantu kakorera umubyeyi kugenda agakora ugashyiraho inyuguti, bityo umwana bikaba nubwo batazi ibyo ari byo, atarabimenya neza, ariko ibi bishushanyo waba bibona nk'ibishushanyo, ariko bizamufasha ko azabasha kumenya gusoma mu gihe kiri imbere. Ikindi, umwana ugomba kumutoza gufata ibitabo akiri mutoya, ndetse ibyo bitabo bikaba birimo udushushanyo, kuko usanga umwana mutoya uko dushushanyo akunda kudutindaho, ndetse akatumaraho umwanya areba ibyo ari byo. Ibyo bizamufasha ko mu myaka iri imbere azabasha kumenya noneho gusoma. Ikindi, umwana bakagombye kumutoza akiri mutoya kumenya ko basoma igitabo, bagifata bagasoma bahereye ibumoso bagana iburyo, bityo uko agenda amenya gufata igitabo neza, azakura abasha gusoma adacurika igitabo, ahubwo agifata uko bikwiye. Kuri wa mwana noneho ugiye gutangira ishuri, ubwo ndavuga umwana uri muri maternelle utaratangira ishuri rya primaire, wowe noneho ashobora gutangira kumenyerezwa gusoma inyuguti, amajwi shingiro, akagenda yahuza n'inyuguti. Uwo mwana watangiye kumenya ko hari ibitekerezo bishobora kwandikwa, ndetse akaba yara kuri page akabona ko hari igitekerezo nubwo ataramenya gusoma, ariko akamanuka akabona ko inyuguti zibyara ijambo, ijambo rikabyara interuro, akabibona nk'ibishushanyo, ariko bizamufasha kumenya gusoma mu minsi iri imbere. Ushobora uko ugenda umusomera umumenyereza akiri mutoya, agenda amenya ko umwandiko ushobora kuba ubyara inkuru. Kuri abana bacu rero noneho batangiye ya myaka 6 kuzamura, abo noneho baba bageze mu gihe cyo kwiga muri primaire, mu mashuri abanza. Abashobora noneho gutangira kumenya gutandukanya inyuguti, amagambo, ashobora gushyira amagambo menshi hamwe, ashobora kumva igitekerezo wamuhaye ndetse ukamuhazaho n'ibibazo, akaba yakumva muri rusange icyo inkuru yashakaga kuvuga. Ndetse ashobora no kumva inkuru yumvise akagereranya ryo niwe n'ibyo asanzwe azi. Ibyo byose rero uko umwana atangira ari mutoya amenyerezwa ikijyanye no gusoma, azabikurana muri we. None se umwana wanjye ni gute namutegura kugira ngo akunde gusoma? Umwana we kuva akiri mutoya gerageza kujya umusomera inkuru. Ushobora kumusomera agiye kuryama nimugoroba, cyangwa mufite akanya ugafata agakuru ke ku rwego rwe ukakamusomera. Nubwo atazi gusoma, ariko uko ugenda umusomera ku gakuru bizamukundisha gusoma mu myaka iri imbere. Shyiraho umwanya wo gusoma wa buri gihe mu rugo. Ibyo bizamufasha ko abigira akamenyero muri we, noneho akajya afata igitabo akabasha gusoma ntawe bimutegetse. Umwana rero natangira kumenya gusoma, musabe ko yagusomera agakuru cyangwa ijambo. Ni umwana avuye ku ishuri akubwira ati twize inyuguti ya ma, mukaba mufite igitabo mu rugo kiri kuri urwo rwego, umwana igitabo umusabe ko yagusomera, umutega amatwi. Uko atangira umwana agenda asoma bicikagurika, asoma gake adahuza amagambo neza, ameze nk'utanumva ibyo arimo gusoma, ariko byigutera ubwoba. Uko igihe kigenda gishira, umwana wawe azagenda asoma neza rwose, usanga azagera igihe azabasoma adategwa. Ariko gusoma udategwa ntabwo bizo munsi, ni ibintu umwana azagenda amenyerezwa buhoro buhoro. Hari n'igihe ushobora kumuha, niba ufite nk'igitabo cy'amajwi bisigaye biboneka kuri internet n'ahandi, ushobora kumwumvisha inkuru akabanza akumva mu matwi ye,
noneho ukajya ugenda umusaba ko yajya ahuza noneho iyo nkuru nawe akaba yayisomera. Ikindi, ushobora kumusaba kugira ibintu akora cyangwa utuntu umwandikira dutuma aza kudusoma. Urugero, ushobora kwandika lisite y'ibyo mukeneye guhaha mu rugo ukamubwira ngo nayigusomere. Ushobora kumwandikira akabaruwa cyangwa akandi kantu kagashyira muri mareti yagiye kwiga, igihe aza kugafata araza kugasoma yishimye nabona ari umukono w'umubyeyi we. Utwo tuntu twose ni utuntu tugenda dukurura umwana agira umunezero wo gusoma, kuko nk'uko twabibonye kugira ngo umuntu asome ni uko asoma yishimye. Ibintu bidakurura umwana wawe ntago azihutira kubisoma, ariko uko ugenda ukora akantu kose ubona gashobora gushimisha umwana, ukamubwira ati ngiye kugutuma kuri butike niba ndafite uwo bajyanye, ukamuha akalisite cyangwa se akandiko k'ibintu agiye kugura, wa mwana wazishimira kujya asoma icyo bagiye kugura, cyane ibindi andi mabwiriza yose ushobora kuyatanga ukoresheje inyandiko mu rugo, kugira ngo wa mwana ajye yumva yishimiye kugaragara muri uko gusoma. Ikindi, umwana ujya umwereka akamaro ko gusoma. Mushobora kuba murimo kugendana mu muhanda ukamubwira ati nsomera kiriya cyapa, yamara kugisoma mukaba mwanaganira ukamubwira ati urabona ko iyo umuntu azi gusoma bimufasha kumuyobora. N'ahandi hose mushobora kuba muri kumwe mu iduka ukamubwira ati nsomera amabwiriza ari kuri iki n'iki. Ibyo byose bizafasha ko umwana wawe yumva yishimye kandi akishimira gusoma, kuko yumva ko bifite akamaro. Ariko igihe cyose atazabona akamaro bimufitiye ntabwo azabiha agaciro. Ikindi, umwana wawe ushobora no kumubwira ngo nyandikira iki n'iki. Nk'umwana avuye ku ishuri uko agenda akora bitewe n'ikigero cye, ushobora kuvuga ati nyandikira ibyo wakoze uyu munsi wose nurangiza ubinsomere. Ibyo azumva bimushimishije kuko yumva ko afite agaciro k'ibintu ashobora kwikorera ku giti cye kandi ashobora gusomera abandi. Kandi igihe umwana wawe arimo kugusomera, yaba azi gusoma neza yaba atarabimenya, mwereke ko bigushimishije, aho ugomba kumukosora uhakosore, ariko mwereke ko ibyo akora ari ibintu bibafitiye akamaro mwese kandi ko ari ibintu bibashimishije. Niba hari isomero riri hafi yanyu wamwandikishamo akajya ajya gusoma, cyangwa se igihe cyose bishoboka mugerageze mugurire abana ibitabo. Mwajya mu malibreri, aho mu nzu z'ibitabo aho babicuruza, nk'uko nabivuze mwagenda hari utunyamakuru tw'abana. Utwo twose twafasha umwana kwagira umuco wo gusoma. Ikindi cyiza, gerageza gusoma uri kumwe n'umwana wawe. Mushobora kwicara muringaniye ukagenda umusomera, umuha urugero, nawe agenda areba aho urimo gusoma. Ibyo ngibyo biramushimisha cyane, kuko noneho aba yumva ko yishimiye yuko we mubyeyi urimo kumufasha kwiga, kandi noneho izo nkuru umusomera aba yumva zimushimishije kuko yazisomewe n'umubyeyi. Ikindi, ushobora no kuba mufite ibitabo bibiri bitandukanye, mugafata umwanya wo gusoma bucece ariko mwegeranye. Uko umwana yicaye iruhande rwawe abona urimo gusoma nawe asoma, aba yumva bimushimishije cyane, ndetse ibyo ngibyo bimufasha ko agenda amenya gusoma neza. Ni byiza kandi yuko aho musomera nanone haba ari ahantu hatuje hatari bimurangaza, kugira umwana abashe gutumbira ibyo asoma nta kindi kintu na kimwe kimurangaje. Ibyo byose rero hari igihe ubikora ariko ugasanga umwana afite ibibazo mu myigire ye, afite ibibazo mu gusoma. Icyo gihe niho ho gufashwa. Ganira na mwarimu we, ganira n'abandi bantu bashobora kugufasha kugira ngo urebere neza ikibazo umwana afite. Igihe umwana ubona adashobora gutandukanya inyuguti, igihe umwana ubona gusoma bitinda, igihe ubona atangiye gukura ariko wamusomera inkuru wamubaza ibibazo ukabona nta kintu arimo kumvamo, icyo gihe ubikwereka ko umwana wawe afite ikibazo mu gusoma. Nta kindi rero nawe wakora
ni ukwegera mwarimu mukabiganiraho, kandi ukareba ko umwana wawe nta kibazo wenda abasha, amaso ye nta kibazo afite, ese amatwi nta kibazo afite, arumva neza, arareba neza. Ibyo byose ukabireba hakiri kare kugira ngo umwana atazagira ikibazo mu myigire ye. Ni ugufatanya rero. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu biza uyu munsi, ni ibintu bigenda biza igihe byabaye akamenyero bizoroha. Ariko uyu munsi ntabwo umwana wawe ari bubyuke ngo ahita amenya gusoma cyangwa ahita abikunda, ariko ni ahanjye nawe kubimukundisha. Ku mashuri haba hari udutabo twinshi. Nk'umubyeyi ugiye kwegera ikigo, nizera ko bashobora kugufasha bakaguha ibitabo umwana wawe ashobora gusoma. Leta ishyira imbaraga nyinshi mu guha abana ibitabo, ibyo gusoma n'ibindi byo mu ishuri bisanzwe. Ni ahacu rero twebwe bagiye kugira ngo izo mbaraga zashyizwemo zigire icyo zibyara, ntizibe imfabusa, kuko byaba bibabaje mu gihe dusanga abana bacu batazi gusoma kandi igihugu ntako kiba kitagize. Uyu munsi rero mureke duhindure uburyo mu rugo iwacu, aho kugira televiziyo iyo ariyo irera abana bacu, mureke twongere tugarure ibitabo, twongere dufashe abana bacu kwibona mu bitabo, habeho umwanya wo gusoma, bityo umwana ufata igitabo agasoma, no gusoma za note, gusoma byenda bamwandikiye mu ikaye, bizoroha cyane kurusha umwana uhora ushaka kureba televiziyo cyangwa kuba ari muri telefone. Gusa wibuke nanone ko imyigire ya buri mwana igiye itandukanye n'indi. Gerageza kujyana n'umwana wawe n'imbaraga ze. Hari umenya gusoma byihuse, hakari n'uwo bigorana. Ariko ntabwo bikwiye ko umubyeyi ubwira umwana ngo uba agiye ku ishuri kugira ute ko ntacyo uzi, ahubwo igihe ubona ko umwana afite ikibazo mu gusoma, ni umwanya mwiza wo kumwegera kandi ugafatanya n'abarezi be, ugakora ibishoboka byose ku buryo wa mwana wawe koko agera ku rugero rwiza rwo gusoma. Dufatanyije rero, abarezi, ababyeyi, abana, uruhare rwa buri wese rukagaragara, abana bacu bazamenya gusoma neza. Kandi mu kwiga ururimi mwibuke ko habamo kumva, kuvuga, gusoma no kwandika. Ku rurimi rwacu rero rw'Ikinyarwanda, abana bacu baba bumva Ikinyarwanda banakivuga. Ni ahanjye nawe kugira ngo noneho tubafashe kugisoma, bityo bazabashe no kucyandika. Mureke rero twongere dukundisha abana bacu ishuri, tubakundishe ubumenyi, ariko noneho tubatere n'umwete wo kumenya gusoma, bityo bamenye no kwandika. Kandi noneho uko tubikora uyu munsi, niko mu myaka iri imbere abana bacu bazaba ari abasomyi beza, ndetse ari n'abanditsi beza, tugahita tubona ibitabo byinshi byanditswe n'abana bacu mu myaka iri imbere. Tubigire ibyacu rero, tubigire intego, ingo zacu zibonekemo ibitabo, ingo zacu zibonekemo utunyamakuru tw'abana, ingo zacu zongere zizemo umuco wo gusoma, bityo bizadufasha ko abana bacu bazabasha kwiga neza. Murakoze. Bashimiye cyane uburyo mukomeje kubana natwe, mbashimiye uburyo mukomeje kudukurikirana, kandi ibi bitekerezo tuba tubahaye ntabwo ari byo bya nyuma, ahubwo nibyo tuba twagerageje kwegeranya, ariko namwe dukeneye ibitekerezo byanyu. Dukeneye yuko mwagira ubumenyi mutwungura, mukareba uburyo namwe mukoresha mwigisha abana banyu. Mushobora kutwungura ubwo bumenyi tukabusangira n'abandi babyeyi, kuko intego ya DOS TV ni uko uburezi bw'umwana w'umunyarwanda bugira ireme kandi bukaba buteye imbere, tukarera umwana uzagira aho ageze igihugu cyacu, kandi nawe uzagira aho yigeze. Ibiganiro rero muzakomeza kubibona mu minsi mike, muraza kubona ibindi biganiro, murabona impano z'abana banyu, murabona ibiganiro byinshi bitandukanye. Ibyo byose mukomeze kudukurikira kuri DOS TV, mukora subscribe, musharinga, bityo kugira ngo twese nta n'umwe usigaye inyuma, tubashe guteza uburere n'uburezi bw'abana bacu imbere.